twishimye kuba mushoboye kuba kudari biryoshye byo muvuga ngo byari bibishye twebwe dufite amanota mabi ariko muri South Africa dufite umutetsi ubizi neza ariko none bitashize muze kongeramo na musubireyo hano hari cyo kunywa mahita n'abayibana viunga mukomeze mwiyakire ubwo dukomeze ibirori byacu by'uyu munsi n'amasari ku gusa n'agenda nakiriye baje batinze imvuye hije mu nzira nabonye ba Wellman na ba Chance namwe turabakiriye mu isange turisanze cyane mwisanze barisanze nagomba gushimira abaje baserukiye abanyeshuri mwebwe mwashoboye gukora filime zanyu mwebwe mwashoboye gufata amafaranga yanyu imbaraga zanyu mugashora muri filime nk'uko twabigishije ntimutegereze ngo bahafikiza bahamagara ntimutegereze ngo nde azobahamagara mwarakoze cyane mwikomera amashi mwakomera amashi gukora filime ni ibintu byoroshye gukora filime ni ibintu bigoye kandi turi kumwe n'abafilime ka barabizi imvune zirimo location abatekinisiye n'ibiki ariko kubona abantu bavuye kwiga bagaca bafata initiative benshi bari hano bafite multiple channel reka nyine ko mufite ishaka ryo gukora n'ubundi kandi ntimwicare mukomeze mukore ntimuhagarare muhite mufatiraho buriya ugira ngo ugere ku ntego yawe ni uko ubanza gukora ntabwo amahirwe aza gusanga mu rugo ujyana ntabwo amahirwe filime yawe izahitinga utayikoze ntabwo uzaba umusitari ngo main actress cyangwa best actress cyangwa best actor utakinnye ushobora gukora filime 10 y'ikenda akaba ariza kuguhindura ubuzima twebwe nayo nkuko nababwiye abantu babizana uyu n'umwaka wa 12 nkora filime mwaka wa 12 nkora filime hari izo nakoze ziranka hari n'izo nakoze zirakunda ariko iyo muma injyamye simbikore ntabwo byari gukunda bivuze ko namwe rero ndabankuraja mukomeze mukore seri ya mbere ntutegereze ngo ugiye kubona 100 bya byose nubona 1000 ushime nubona 500 ushime buke bugenda wubaka audience yawe niko bizagenda bizamuka abantu bagenda bakumenya 500 asharinga abandi ejo ukabona 700 ariko iyo cyangwa uvuga ngo nkeneye kubona views nk'izi mpanga TV ifise imaze imyaka 4 aho ngaho uzo bugiye gute kwipasa muremure nubona 1000 uzahita ugomba kuryama so mubifate munyene mubire mu ntego bwe ngo ko biri kose ejo bizakunda uhatana ugasora episode ya mbere ya kabiri ya gatatu wabona amafaranga make ugakora uko ni igishoro ni investment so mukomeze mukore kandi congratulations kubabonye ama award mwarakoze ari nka filime ya Janine ni filime nziza pe nanjye nayirebyeho n'abantu bari muri jury baravuze ngo umwana yakoze filime nziza filime yanditse neza abarafite filime zibiri andika dusona ko bafite story ifise ireme story wakucara ukareba mu minota 10 twabaye challenge yo gukora filime itangije minota 10 ukabona nyine ko abantu bafise talent so nikeka no bafise talent mukomeze mukore filime hari ama festival menshi ucyana kweza mu filime yawe minota 10 igatwara ibihembo ukazamura izino ko cyo kabana amafaranga asindira amafaranga n'ahandi hantu so rero never give up ntabyo gucika intege tugomba gukomeza dukora gukora ejo nimwe bashora mari beje bazaza nimwe mugomba gutanga akazi ku bandi bantu bagiye gusohoka cyane n'abandi bantu bari mushaka kwigisha abandi so comme mukomeza muza muri benshi niko industry ikomeza kuzamuka niko n'ubushomeri bugabanuka kuko ejo namwe muzatangira kubona amafaranga muhemba abandi bantu mwangaje abandi bantu so comme ça bikure
so n'abatabonye iyo award namwe ntimucike intege ntimucike intege ntuvuye mu gutabonye ngo award ngo filme yawe yari mbi oya filme zose mwe mwagerageje filme zari nziza ariko of course ntabwo mwese mwe gutsinda bikunde so rero namwe ntimucike intege mukomeze mukore kandi bizagenda neza icyo twize murabizi no kudacika intege mu gukora icyo dufite kugira ngo tugere icyo twifuza niyo ari slogan yacu mu kwiga so mukomeze muhatane hanyuma tunashimira cyane abadufashije gutanga ibihembo mwabonye Maritona mwabonye ukuntu yadufashije abantu banyoye barishima muri event Magade Sport Club naho abantu batsinze mabyo mwese babemereye imyenda ahubwo muzagende muyifate babemereye imyenda ya sport kugenda muri magaze mukitiramo imyenda ya sport harimo abanye muri Kim Hotel kugenda kubayo kuryama babonye ibintu byiza mujyanye neza ngo kuryamirayo bamuhaye amezi abiri y'ukoga abandi bajya kwa Isa Coffee kujya sirumva yuko babonye ibintu byiza kugira ngo bibankoraje bishimira na Golden Technology KT Technology yabaha amamashini nukuri ndabashimiye nukuri bikomeye kuko iyo baha amafaranga hari jima gushaka kujya kuyajya ariko babahaye imashini nk'intangiriro yo gukora akazi kuko mashini yo dukoresha mu kwandika mashini yo dukoresha muri editing mashini izabafasha mashini babahaye narazibonye zifite imbaraga zo gukora editing zifite imbaraga bijya ama software natwe dukoresha mugakora filme mukagira kuri sumbwire muri system mu software za Celtex mwandike none uvuga ngo dufite mashini twakuye muri filme mu ibyaza umusaruro ejo twumve ngo mwayiriye mu mashini ngo barayinyibye ntago bayiko ibyago baririye cyumye neza muyishyira mu script ikindi twababwiye nuko kuri aba tugiye gutangira gufata filme z'abanyeshuri so filme ngufi ntago tuzahera ku maseri tuzahera kuri filme ngufi z'abanyeshuri so kandi tuze ko bizabagirira umumaro so ntabwo rero nubwo mwagraduatinze ntabwo tubarekuye ntabwo dushaka kubarekura muracyari abana bacu turashaka ko muzagira gute tubafata amaboko mukazamuka mukagira uko tuzashobora so bibwira abari hano n'abari kutureba abanyeshuri bagraduatinze ntabwo twifuza kubarekura tuzabakurikirana ko tuzashobora usohoye filme yawe murabizi ko tuzatubikora no kwizana tukayipininga kwizana tukashaka kuri community abantu tukashikiriza gukunda filme zanyu no kuzireba ejo tukazahura namwe mufite ishuri namwe mufise seri zakunzwe so ndacyo nasabira n'umugisha Imana ikomeze ibane namwe ibahe igikundiro ibahe ubwenge n'ibitekerezo byiza sibyo mwandike filme nziza zifite impact kuri societe zifite impact ku rubyiruko zifite impact mu miryango kuko filme ni ikintu cyigisha ntidukore filme gusa nk'uko ugomba gukora gusa oya gusohora episode why nkuzi filme izakora iki iyi filme izigisha iki iyi filme ifise impact ihe muri society iyi filme ifise impact ihe ku bantu zoireba ese audience yanyu targetinga ni iyi so bizotuma mushobora gukora filme nziza kandi zishobora gukurura abantu buke bizogenda bikunda so ngaruke kuri bano bashitsi mekamere kubakinyi banjye hano so mwakoze abashije kuza bahagarariye abandi bo muri Bad Choice Amazuru ari hano na Scott muzi nihangane muze na Miki ega Miki yagiye mu diaspora Miki nawe warakinye ntarene Tu as joué? Bien, tu vas jouer. Nagomba mbashimire kandi nubwo mwashoboye kuboneka abandi benshi babonye n'ibigeragezo bamwe n'imvura bagiye baduhamagara bagiye batwandikira ko imvura yabujije kuza ariko bavuze ati nyine nta kibazo muri abo ngabo baduserukiye n'ubundi ni ukuri turabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mwaraje byari biryoshye mwabonye amafoto byari bimeze neza n'ubu n'umunsi mwafite kandi kugira ngo dusuye dusangire ko bitagendeye muri service
mwarakoze cyane Imana ibahumugisha Afrika ni ukuri turabakunda kandi proud yanyu mwakinye neza abantu barishimye hari umuntu yambwiye ngo iriya filme yaba itari mu Kinyarwanda tuvuga Icyongereza gusa cyangwa mu Cyongereza ntabwo ari kumenya ko ari Abanyarwanda kubera ukuntu ikinye mwakinye neza kuri level tukabanyira abantu bose bavuze ati wow ntabwo tuzi ko mu Rwanda bagira filme nziza ntabwo tuzi ko mu Rwanda hari filme nziza nka Bad Choice so mwarakoze ari umwanditsi ntabwo ari gukora wenyine mudahari ntange director ntabwo nayo directing intebe gusa mwarakoze kwemera kuza mukemera ko directinga kandi tugira ku musaruro mwiza kandi tugiye gukora na projet zindi nyinshi ziri inyuma nukuri ziri imbere kandi ziri hano projet nyinshi ziri imbere kandi nukuri buri gihe tubatekerezaho kuko muri abakinnyi beza abana bantu n'abakinnyi beza bubaha gahunda barumva basoma script Imana ibahumugisha namwe mukanya turaza kubaha akanya mutubwire uko mwabonye film mbere yuko dusoza tugataha hari undi muntu dushaka ko ashaka ikintu ngiye kuvuga ariko imbwa nyine ntabwo badukurikiye kugira ngo bagende support nyine bano bana bafite amacano abana bafite amafilme abo nzi bana kabisa bari gukora cyane nishimiye ubundi harimo abanyeshuri nka 4 bari gukora cyane muri kino gihe bari nka 5 hari Sheriff Empire bamaze kugira na Empire wewe abana bafite ibitekerezo bari bakuri yise Sheriff Empire hari wowe nditwa umuringa nawe ni Empire nawe ni Empire bativugo nawe ni umuringa Empire ndumva na KV1 nawe sinzi barashiraho Empire na Wedman nayo sinibuka cyano ye nawe akwa cyane Kagoma Films Kari Princess abo ariko baze nshimire amazuru warasapotinze bamunitiza mu minsi 2 wow nshimira umutima ufite wo kutagira usuzugura uzawugumane kandi uzawutoze natwe twese mwarakoze cyane filime yanjye muzajya yitwa You Series n'uyu nguyu watwaye igihembo yayikinnyemo na mu mazuru n'abandi benshi bazwi nabo kandi nshimira Frederick rero wampaye igitekerezo mbere na mbere yuko ubundi njye naje hanga nshaka kuba director mbere na mbere batubwe mikoro bakureba ngo kameramani bashaka kureba amazina yanjye nitwa Wedman ubwo ayari namushaka ko mumenya kano kandi gusa nyine uko nyine we yajya yandika kenshi arayazi we magazangayo nanjye ndi bushima nari mbere kuri mamazi wansapotinze muri filime yanjye namuhamagaye atanzi nta namwe tuziranye atazi n'ibyo nkora n'iki nababwiye ati mfite filime nshaka kuzaza kuyikinamo ntabwo ugeze anambaza ngo ni iyihe ngo ni ibiki ahubwo yarambaje ati ni ryari mu nshaka duhuza nuko afite shoot ahantu amu munsi we ndamutegereza siyanakererwa yaranambyukije mu gitondo noneho urumva ako kanya nikubona inzozi zanjye zabaye impamo kuko nifuza kuba director kigende ukazabona muri Africa kwigamo nibyo naje nifuza kuko ntantu twiga bose bari babizi njye sinkunda kujya imbere ya kamera cyane navuga ati ngiye ubundi nimba nashoboye kuvuga cyangwa gukina cyangwa iki byibuza nayobora umuntu rero negereye Frere yari umwarimu wacu ndabase ko director bisaba iki kubera nawe nyine navuga ko ari umwana mwiza cyangwa se umugabo mwiza nyine to ari flexible kuntu ambwira icyo bisaba kuko njye ndibuka yarabimbwiye uwo munsi ntabwo naryamye yagiye gushaka umuntu umfasha ku byo yambwiye kugira ngo nzabe director mwiza kuko ndibuka na
impamvu yaraje nawe ndamubwira ati arambaza ati ubundi inzozi zawe ni izihe ntabwo nyibuka kandi njya bikubwira namubwira ati nshaka kuba director kandi ndashimira Imana yuko mu gihe nigaga ni nabwo nakoze iyo filime nibwo nahise nkora filime nziza bamonetize mu minsi 2 yonyine kandi ejo nari abantu muzayirebe ni nziza yitwaye ubusirizi kuri Kagoma Films Kagoma Films ubundi yitwa Igo Media nuko nyine navuze ati kujya byo abantu kwandika nyita Kagoma murakoze cyane ndabasuhuje nshaka gushima tangira nshima mbere na mbere ndashima ko turi hano tungana gutya n'abanyeshuri n'abayobozi bacu ababosi bacu ndetse n'abavandimwe bavuye mu gihugu cy'i Burundi. Imana ibahe umugisha rero ko mwemeye mukadutumira tukaba turi kumwe hano. Ntabwo byoroshye nk'uko bagiye bivuga kubona harabaye igikorwa kingana kuriya kinini kuri buriya buryo na nyuma bakongera bagatekereza ko tugomba kwicara tukarya ibiryo mwabonye tukanywa maratona n'ibindi. Ntabwo biba byoroshye, bakaye baryamye barimo bararuhuka batekereza n'ibindi byo gukora, ariko aka kanya turacyari kumwe hano bigeze saa 4. Ni ukuri ni urugamba rukomeye kandi Imana ibahe umugisha. Ndashaka gushimira rero by'umwihariko ababosi banjye n'inshuti zanjye, papa Amwa na mama Regent, mama ni inshuti zanjye cyane cyane bivanye n'uko dukorana cyangwa umwe mu bakorana nabo. Ni inshuti zanjye, ndamushimira ko akomeza amenya kwita ku bantu, amenya umubwiye ikintu akamenya uko ari umusubiza, kandi arasapotinga umuntu wese. Ndamushimira ko imubwiye ikintu akumva kandi akabikora nk'uko yamubwiye. Rero ndamushimira ko yangiriye icyizere nkaza muri Bahafrika, natangiriye mu isi dutuye, nameze gutya, nari umukinnyi muzi gutya. En fait, uko kugira ngo mbe Scott byabaye kubera ko nigeze muri Bahafrika. Icyo ni ikintu mpora ntekereza buri gihe ko nzajya nkomeza ngenda mbashimira kubwo icyizere mwangiriye mukamfasha kugeza ubwo mbaye umwe mu bakora muri Bahafrika. Imana ibahe umugisha. Kandi kapo yanyishimisha abantu benshi, abantu benshi. Mukomeze n'ubundi mwubake benshi, uburyo mukoranamo mushyize hamwe mukundanye, ndibaza abantu benshi babitekerezaho. Niyo mpamvu bavuze ngo ntabwo muzahora barwanya kubera ko mukora ibintu byiza. Ndumva nabavuga ibyo. Ibindi ndashimira abavandimwe, ngiye twirirwanye nabamenye twabaye inshuti twahoranye. Rero namwe mwarakoze kuza gusapotinga Bahafrika kandi muri abantu beza. Muri abantu beza, muzadusubiriza abavandimwe, tuzanakomeza tujye tuvugana, contact turazifite. Namwe Imana ibahe umugisha. Abanyeshuri nabo mufatireho urugero. Nubwo ntizemo hano ariko nakuriyemo hano. Aho ngeze ubu kuba nshobora guca ku muhanda umuntu akavuga dore Scott, ni ukubera ko nakoze neza. Kandi iyo discipline bavuze ni uko nayigize. Kuzinduka kuri set, kubahiriza ibyo bavuze, ikinyabupfura muri rusange, ndetse no gusa neza ibyo bakubwiye ukabikora nk'uko babikubwiye. Ndabizi ko muzabishobora ngo muhagarariye abantu. Namwe mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha.
murakoze cyane nanze kugenda ntasezeye kubera ko twabanye neza mu bihe bishize turi muri iyi gahunda nungukiyemo inshuti abavandimwe bavuye i Burundi ni umugisha kuri twe kubana n'abantu bo mu gihugu cy'abaturanyi abavukanye muhezagirwe nagira ngo rero gusa nshimire famiye nanone ya Frere na Janet kubera ko n'abantu bazirikana cyane abo bakorana nabo. Njye nakinnye filime kenshi kuva 1998 nakinnye filime ariko zitagenda ku masoko swati za leta cyangwa ibindi. Maze igihe kinini muri iyi sector ya filime ariko ni gake abantu barocinga filime nyuma akazongera gutekereza ngo nicarane n'aba bantu twongere dusangire turebe ngo ese bya bintu byagenze gute. Nakinnye nyinshi ariko iyi nshuro niyo ya mbere nyuma ya launching nongeye kwicarana n'uwankoresheje. Rero ntabwo nagenda ntagishimiye kandi shimira bagenzi banjye twabanye muri filime zose mu mpanga mu isi dutuye muri Bad Choice n'izindi twagiye dukorana haba hatandukanye cyangwa muri uyu muryango. Nshimira ko bose twabanye neza ni team iyo muri kumwe nta si ahantu abantu benshi ngo bari habo ngo wagira uruntu abantu baba ari family ya mwarakoze cyane mwarakoze Imana ibahumugisha ndasaba imbabazi aho nagiye ngorana je ntuye kure ntuye mu Bugesera ubu ngiye kugenda njye mu yindi province ya ibirenze Nyamata nongera nka ku rundi rugendo ndi umurundi ya rero hari ukwenda twashutingaga twagera saa 3 z'ijoro saa 4 ngatangira gutaka ngo ndagenda gutenda taha gutenda akaba nubwo ntashye ntakinnye aho ngaho ndahasaba imbabazi ariko kubera ko na Yesu yavuze ko azasanga abantu mu murwa mbizeje ko mu gihe cyavunza abandi hafi reka rero munyemerere mba nshukiriza hagewe musigare muryoherwe aba bahungu mubona uriya bakameraga impanga bavuga ngo ni umukameramani mukuru ni Bucura uriya wundi muremure ni uwa gatatu gifite abahungu 4 abandi bari barubatse ubwo rero baje gucyura mama wabo ku mugezi Bugesera nabo bakagaruka i Kigali numva ko akiri mu mwanya sawa murakoze Imana bahumugisha abarundi muzadusuhuriza abarundi tubwira uko wabonye event y'ejo byari bimeze gute na filime Bad Choice kwireba kuri screen hariya wabonye byari bimeze gute d'experience no kuri byari byiza cyane ariko njewe byambereye bishyashya kuri iki ikintu cyambereye gishyashya no kugira ngo mbe maze imyaka nk'iyo muri nkina filime ariko Darlene yarakinnye ngire mu siyo shaka kuri ya uyu nguyu yaragiye kurwana uyu Darlene yabonaga ibyo uwakinaga ari umugabo wamukorera akavuga ati karamwishe none mu mara no kuvuga ngo yari imeze neza uwafashe amafoto ari amafoto ateye ubwoba umuntu wafashe amafoto yaradutunguye iyi foto ifataga n'akabuto kari ahantu kakabona oya uriya muntu wafashe ya mafoto kabisa no muhanga amafoto ni video umudamu ya baza uriya Marene abantu batanguzwe kubera amabuto afite akagaragara rero byagenze neza muri make ariko natunguye cyane no kugira ngo mushobore kwambika abanyeshuri bangana kuriye abanyeshuri 190 bagiye hanze gushaka ubuzima babibakomoraho nukuri uretse no kuvuga ngo bagiye gukorera amafaranga yenda murishimye hano mu isi ariko ntekereza ko mwandikiwe no mu ijuru kuko ubushomeri hanze aho bumeze nabi cyane mu rubyiruko iyo umwana rero ashoboye kugira base aheraho ayi gukomoraho burya gusabira umugisha mwarakoze cyane byari byiza n'igice cya gatatu turagitegereje n'abandi banyeshuri barumuna bacu nibaza tuzongera tubakire kandi turabishimira Imana